Turabasuhuje abakurikiye BDF Monde ni Bodo Munyantwari Rutarindagira. Mbashimiye uburyo mutanga ibitekerezo ndetse n'uko mubyumva kuri uyu muyoboro. Uyu munsi rero twari tumaze iminsi duhugiranye ariko twagerageje kongera kugaruka tuganire by'umwihariko ku birebana n'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero nk'uko mubizi hashize igihe ibibazo muri iyi si by'umwihariko intambara, abakomeye bahasura batanga inama. Uyu munsi nagerageje kubona abavandimwe abenshi musanzwe mubazi. Hari umuvandimwe wo muri Sud Kivu yasuhuza abadukurikiye kanabibwira. Shinga. Murakoze cyane, nitwa Shinga Alexis. Nkaba ntuye muri USA muri ntara ya Indiana. Murakoze cyane. Urakoze. Ndi hamwe nanone n'undi muvandimwe nawe ukomoka muri Nord Kivu, nawe yasuhuza abadukurikiye. Murakoze cyane Baudouin. Amazina yanjye ni Rugamba Majabo Faustin. Nkaba mperereye muri leta ya Michigan mu mujyi wa Grand Rapids. Yego, murakoze by'umwihariko. Ndagira ngo rero nk'uko natangiye mbivuga, reka wenda mpereye kuri Shinga. Mu minsi yashize twumvaga imurenge bica abantu, basenya imihana, banyaga inka, hakorwa ubuvugizi butandukanye, hagiye hakorwa ama-initiative atandukanye. Waduhereza ishusho rusange y'uburyo noneho uyu munsi tariki 17 z'ukwa 9 2022 bihagaze iyo ngiyo iwanyu? Ese hari agatekano? Abantu bakeneye kumenya ese mu by'ukuri abana b'umurenge bameze ute muri aka kanya? Murakoze cyane. Munyantore umunyamakuru ugize neza kutuganiriza. Ndanasuhuza umuvandimwe Rugamba tugiye kubana muri iki kiganiro. Mu by'ukuri iwacu muri Sud Kivu mu misozi miremire iwacu aho dukomoka, hagiye harangwa n'intambara kugeza n'ubu ngubu ziracahari, ntabwo zirarangira. Ibitero twagiye dushorwaho na Mayimayi na Red Tabara. Navuga ko rimwe na rimwe ari igihe bigabanuka, ubundi bikongera bikiyongera. Ntiwamenya, ntabwo urugamba rurarangira, ntabwo abaturage barabona umutekano nk'uko babyifuza. Sibye ko hari igihe Imana igenda ikora ibitangaza, abanzi bagasubizwa inyuma, n'abaturage birwanaho bakongera bagatera, bagatwara inka z'abaturage, bakica abantu, ubundi bagasubizwa inyuma. Gutyo niko situation ihagaze kugeza uyu munsi mu misozi miremire, nta mutekano. Ariko urebye muri iyi minsi hagenda haba agahengwe ukurikiranye n'uko intambara yagiye itangira. Umwanzi yagiye acika intege, ariko n'ubundi ntabwo bararangira, acafite imigambi, akomeza kwisuganya ku migambi yiwe, akomeza kwica abaturage no kubanyaga ibyabo. Ariko abaturage birwanaho hariya baragerageza kwirwanaho uko bashoboye kugira ngo baramire ibyabo, amatungo yabo n'ubuzima bwabo. Muri make hari uko yifashe ubu ngubu. Urabona hariya mu misozi miremire ni akarere kanini cyane, nk'akarere ka Minembwe abantu benshi baherereyemo. Urabona mu Minembwe hari ingabo za FARDC n'abari abaturage birwanaho. Mayimayi iragerageza gutera iva inyuma mu marango, ariko igasubizwa n'abaturage birwanaho hamwe n'Imana yonyine ibafasha. Nta mbaraga baba bafite nyinshi, ariko kubera ko ari abantu barengana, Imana iba iri kumwe nabo nyine ikabarwanirira, basha gusubiza ibitero uko byaje byose. Basubirayo banyaza ibintu, bisha abantu, ariko ico umwanzi aba ashaka kugeraho ntabwo akigeraho, kubera ko
abantu bagerageza kwirwanaho baturiza. N'ubu niko situation ihagaze, nta kirahinduka urebye, ariko se biracyari mu kibazo ngabo cy'intambara. bagerageza kwirwanaho, leta ubu ngubu iragaragaza ubushake bwo kugerageza poroteje abaturage muri ako gace. leta aho iri kumwe n'abaturage, urabona Minembwe ni ahantu muri centre, niho ingabo za FARDC ziri, kandi niho abaturage benshi bari. Ariko urebye leta ntabwo yitanga ibitero bya mayimayi. Icyo kibazo rwose nanjye ntacyo namenya icyo ngisubizaho, kuko mayimayi iraza igatera igahangana n'abaturage, abaturage bakirwanaho, leta ikarebera. Ntituzi impamvu leta idafata izo nshingano, nanjye sinzi impamvu, ariko niko bihagaze. Noneho urakoze, reka mbaze Rugamba nawe atubwire muri Nord Kivu, za Masisi, za Rucuro, wenda na Karehe, wumva amakuru yaho nubwo ari muri Sud Kivu, ariko ni bamwe bose bagerayo. Ubu ngubu umwuka umeze ute? Ibihe byashize abantu hari amagambo y'urwango, ubona ko hari umwuka mubi. Ese ubu ngubu bihagaze bite? Hari intambara, twumva abantu bahungira za Uganda hagati ya M23 na FARDC, bavuga ko abantu barenga miliyoni bavuye mu byabo. Ubu ngubu muri Nord Kivu amakuru ahari, umuntu ufite abavandimwe ukurikirana ibintu biberayo buri munsi, ubihagaze bite? Urakoze cyane. We ntarasubiza wenda kuri icyo cyo muri Noro, hari ako na kongera ku kibazo wari ubajije umuvandimwe muri Side, umubajije ngo mbere ngo iyo mayimayi ziteye ngo leta, ngo ingabo za leta ziba ziri he? Icyo tuzi twese nk'abantu bakurikirana ibibera muri Kongo by'umwihariko kuko ari iwacu, ntabwo leta ya Kongo iba yitaye ku baturage, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda. Uyu mugabo uramubajije ngo mbese ngo mayimayi ziratera, ngo leta iri he? Arakubwira ngo abasirikare baba bari mu masantere. None se iyo leta ifite abaturage ikajya gucunga abo mu masantere, abari mu cyaro ntibacunge, urumva iyo leta yo yaba ari iyihe? Noneho havuga ngo mu gisubizo kimwe, iyo mayimayi ubwayo bishyigikiwe na leta niyibohereza. Ugasanga rero abaturage b'Abanyamurenge bari kwicwa, leta rwose irimo gutanga uburenganzira, ntigire ikibivugaho nk'uko yari abivuze. So ako niko nashyiraho navuga. Hejo bundi bararwanye, barwana bari ahantu sinzi ahantu bateye. Noneho antuze abantu abaturage b'Abanyamurenge bari barimo kugerageza kwigizayo umwanzi, baricamo n'abakeya mu bari baje kubatera. Barangije babonye batsinzwe, bari abo bita abanyendu n'abapfurero, baravuga ngo twirwaneho, ngo na za Gumino ngo zirimo kwica abaturage bari gucukura amabuye y'agaciro ngo babahungiyeho. Ibyo byose aba ari speculation, aba ari ibintu bya propaganda byo kugira ngo bakomeze kwangisha abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi amahanga ndetse n'abaturage bene wabo. Ubwo rero nahita nsubira iwacu muri Noro. Warumbajije ku kibazo kijyanye n'ubwo abantu baheruka kugira guhunga, uravuze ngo abarenga miliyoni bari baravuye mu byabo bajya muri Uganda, abandi bahungira mu gihugu imbere. Nibyo ubu ngubu nk'uko umuvandimwe yaravuze ati agahenge ni gake gake, natwe nuko ubu ni ukuvuga ngo M23 iracyahanganye na leta. Ibirindiro bafashe barabifite, donke bafite ibyo barimo kugerageza kubanza kumvisha abaturage ibyo barwanira ibyo ari byo, biri no mu byatumye badakomeza kwavansa. Noneho abaturage murabizi ko leta ya Uganda yagerageje kubwira abo baturage bari bahungiye muri Uganda guhitamo kumesa kamwe kujya mu nkambi cyangwa se bagasubira iwabo. Noneho ba baturage nabo baravuga bati ntabwo dusubira muri Kongo, kandi baragendaga bakajya muri Kongo bagahaha bakirirwayo bagataha i Buganda. Noneho leta ya Uganda igeze aho itangira kujya bafatana intwaro,
arababwira ati rero ejo mutazadukorera nk'ibyo bariya bakoze bo mu Rwanda bahunze bagahungana intwaro bakongera bakagaruka gutera igihugu, murahitamo kimwe, murajya mu nkambi swati musubire muri Kongo iwanyu. Bakavuga bati nidusubira muri Kongo tukajya mu gace k'iwacu kayoberwa n'inyeshyamba, biragenda bitya, leta iradufata nk'abagambanyi badufatira ibihano. Bamwe baratashye bari bafite umutima wo kumva wo kubaka igihugu cyabo, abandi baca ku kindi cyambu kiri mu gace kayoborwa na leta, ubwo ndavuga wenda nk'umupaka, nabo barataha, ariko abenshi banze gusubira mu nkambi kubera ko biragoye ubuzima bwo mu nkambi ntabwo buba bworoshye, kandi mu by'ukuri M23 ahantu iyobora abaturage babayeho neza, nta kibazo bafite, mbese banabonye itandukaniro riri hagati ya M23 na leta. So ndumva ari icyo naba mvuzeho ku bijyanye n'ako gace. Wenda za Masisi inka ziranyagwa ziraribwa nk'ibisanzwe, leta iri aho nk'uko umuvandimwe yabivugaga ntashobora kubikoraho. Ngira ngo ejo bundi wumvishije uburyo abantu barimo kwicana, barimo guterana amagambo, uburyo iyo mitwe igenda iterana ubwayo ikarwana kandi leta ihari. Nuko umuminisitiri witwa Sebishyimba aravuga ngo ingabo za leta ngo zavuye muri ibyo bice ngo ziragenda zijya ngo kurwanya M23, ngo none aho hantu habuze umuntu hokipa. Kibaza icyo gihugu amaherezo azaba yahe? Igihugu gifite abasirikare badakwiye, igihugu gifite abo gishobora kurwanya abandi ntikibarwanye, ni ikibazo. Mbese Boduwe, wenda turagenda tubiganiraho urugamba wari ukomeje ku by'umurenge, ariko iyo urebye leta usanga ari intege nke, cyangwa se usanga ari discrimination ku bantu bamwe na bamwe. Ku giti cyawe ubona leta uyibona gute muri ibyo bihe? Ku giti cyanjye nabivuga mu buryo bumeze gutya. Navuga ko icya mbere ni intege nke, icya kabiri nicyo kintu cya discrimination nticyabura, kuko neza umusirikare w'Kinshasa arahangayikira umuturage w'Iminembwe se? Aramuhangayikira se? Ni mwene wabo. Cya mbere bishyiramo ko twe turi Abanyarwanda, urukumva rero. Numara kwishyiramo ko umuturage wawe mudahuje igihugu, nuko umudefanda ntabwo byapfa koroha. Ikindi nanone ni intege nke. Murabizi igisirikare cya Kongo ukuntu cyubatswe na ruswa gusa, nta myitozo abasirikare baba bafite, nta bikoresho. So ugasanga ibyo bintu uko ari bibiri, ikintu kijyanye na discrimination, kumva ko aba bantu runaka ntabwo twabitaho, aba nibo twakwitaho, none ugashyiraho n'icyo kintu kijyanye na mikoro make, ubunyamwuga buke, izo za ruswa, imyitozo idahagije, ibikoresho, so no kuba bakekwa. Nuvuga ngo leta ya Kongo iracyafite urugendo rurerure rwo kubaka ibijyanye n'umutekano mu gihugu. Okay, Shinga, wowe urabyumva gute? Usanga leta ari intege nk'ifite, usanga ari ugutererana bamwe na bamwe, urasanga kuri icyo kibazo bihagaze bite mu magambo abiri gusa? arakoze umuvandimwe. Iki kibazo cya leta mu by'ukuri abantu bakivuzeho kenshi, bagenda babivuga mu bitekerezo bitandukanye. Gusa icyo njya nshaka kugarukaho, kumvisa abantu no kumvisa ko leta, iyo tuvuga leta tujya tumenya ko ari igihugu cyacu, tujya tumenya ko iyi leta irimo bene wacu, kandi b'abayobozi n'abaturage batuye muri iki gihugu ahantu hatandukanye. Rero izi ntege nke za leta, numva ko leta igomba gushyigikirwa kugira ngo ikemure ibibazo. Burya nta leta ijya ikemura ibibazo idafatanyije n'abaturage. Iyo umuturage yamaze kwishyiramo leta ko ari mbi, iyo ideoloji ikamubamo muri we, biragora kugira ngo mwubake ubutegetsi abaturage batabumva. Kandi burya reka mbivugeho gutya, ibintu ni bibiri. Iyo wemera leta, wemera kuyikorera no gufatikanya nayo. Iyo utayemera urayirwanya. So izo mbaraga zo kuyirwanya rero, mu mbaraga z'imbunda cyangwa se z'intambara, ntazo dufite. So njye numva ko
ibyo tugaya leta twakagombye, kubera ko tuyifitemo abantu bene wacu bayikoramo mu nzego zose, numva ko bagomba gushyiramo imbaraga mu kwegerera leta no kwiyereka ibibazo. Nubwo babikora ni inshingano zabo, n'izo mpamvu bariho kubw'abaturage, gukomeza kwereka leta ko hari inshingano ituzuza, ikazuzuza, tugategereza ko zuzura izo nshingano. Njye numva ko ari cyo kintu, mu gihe tubona ko leta burya leta ya Kongo, umuturage wese utuye muri Kongo nta mahoro afite. Ntabwo ari ikibazo cy'umututsi, ntabwo ari ikibazo cy'umunyamurenge. Abantu muri za Beni na za Ituri bari abantu bicwa nabi cyane kurusha n'abo batutsi tuvuga cyangwa abanyamurenge. Mujya mubibona, babayeho nabi, bariya ba defu naro bica nabi cyane, bica abantu mu buryo bubi butabaho. So ni ukuvuga ngo Kongo muri rusange, abakongomani bakagombye kwicara bose bakumva ko bafite ikibazo cy'igihugu mu buryo bwa politike no mu bundi buryo. Noneho bakareba se iki kibazo nk'abakongomani twagize cy'ubuyobozi kizakemuka gute. Abantu bari muri Nord Kivu, muri Nord Kivu akicara hamwe, akihuza, akadefanda ikibazo kimwe. Abari muri Nord Kivu bakihuza, bakadefanda ikibazo kimwe, ariko ntabwo wadefanda ikibazo nk'ubwoko bumwe wenda ngo cyumvikane cyane. Icyakumvikana ni uko amoko ashobora kwishyira hamwe akihuza, akereka leta ikibazo n'amahanga ikibazo, noneho tukabona gufatiraho ingamba. Niba leta igomba guhindurwa ku mbunda, ku mututu, niba leta igomba guhinduka kubera imyigaragambyo, niba bigomba kugenda gute, ariko tukabikora abantu bakongomani bose bari hamwe ku kibazo kimwe. Murakoze. Urakoze cyane Shinga. Rero ndagira ngo noneho duse n'abinjiye neza mu kiganiro nyuma yo kuduhereza ishusho rusange y'uko ikibazo gihagaze. None bavandimwe, mwagiye mukurikira amakuru, muraza amasezerano ya Prito, ibiganiro byabereye muri Kenya mu mezi ashize, aho leta ya Kongo yari yaje kwicarana n'abariya bitwaje ibirwanisho, bagira ibyo babasaba ko bashyira imbunda hasi, noneho leta igafatanya n'ibihugu by'akarere kurwanya abanyamahanga bari muri Kongo. Muzi amaraporo yakurikiyeho ya Loni na MONUSCO bagaragaza ibihugu by'abaturanyi bifasha za M23 n'uruhare rwabyo. Muzi urugendo rwakurikiyeho rwa Blinken ajya Kinshasa, akajya Kigali. Muzi Lavrov ajya za Kampala ku buryo butandukanye. Muzi Minisitiri wa Kongo wagiye muri Russia muri partnership kugira ngo babafashe kuba babaha intwaro, donc barase ayo marebere. Mwakurikiranye n'uru rugendo rwa Kamere aha muri Nord Kivu, amagambo yavuze asaba by'umwihariko M23 gushyira intwaro hasi, leta ikagarura umutekano. Nyuma y'ibi byose n'igihe gishize basa naho batari kurwana, murabona mu by'ukuri izi ntambara zibera iwacu na gahunda iriho ya leta ndetse n'ibihugu byo mu karere irimo iragana he? Cyane ko wenda turaza kwibanda kuri nka za twirwanaho Gumino na M23 kuko harimo abavandimwe bacu cyangwa bamwebwe, kuko ntidufite abo muri Mai Mai cyangwa Pareko cyangwa iki. Ubwo nitugira amahirwe nabo tuzababona, ariko se nkamwe murabona izi ntambara zirimo abavandimwe banyu na gahunda ya leta zirimo zigana he? N'akahe kazoza ibi bintu? Iyo musesenguye ikibazo aho byatangire n'aho bigeze, murabona bigana he? Reka mpere kuri Rugamba. Nyuma y'ibyo byose arasanga abantu bakwiye kuba bitwara bate muri ibi bihe, ndetse mu busesenguzi bwawe wagira icyo ubwira abakurikiye video? Urakoze cyane Bodo.
Sinzi niba uri kunyumva ko ndimo ndavuga bigasa nk'ibisubiramo, ariko icyangombwa ni uko wenda abadukurikiye baza kumva icyo umuntu ari kuvuga. Uvuze ibintu byinshi cyane, uko intambara turi kuzibona, ibyakorwa se, ibintu nk'ibyo, uvuze ibintu byinshi. Ariko leta ya Kongo ifite ikibazo kandi gisa nkaho cyabaye indwara. Urumva, ni ukuvuga ngo igihugu ni kinini pe, ariko kubera iki ahanini intambara ziba muri Ituri no muri Sidi no muri Nord? Kubera iki? Icyo ni ikintu abantu benshi bakabaye bibaza, bakavuga bati kuki utwo duce tuvuzwe ari two twokamwe n'ubwicanyi, intambara z'urudaca? Ntibiraza guhura na cya kintu twavuze kare kivuga ngo harimo ikintu cyo kutita kuri aba bantu, kuko dusa nkaho hagwiriyemo ubwoko bw'abantu wenda tutiyumvamo. None ejo bundi intambara irashyushye, irakomeye, bati rero tugiye kurwanya bariya kuko bo ni Abatutsi, bavuga Ikinyarwanda, dahere bariya bashobora no kuba atari Abakongomani bari kurwana, wasanga ari Abanyarwanda. Baragenda bafata ingabo zari ziri muri Ituri zirimo kugarura umutekano, zirwana na ADF n'abandi, barazikurayo zose bazizana hano i Rucuro. Baragenda bakura ingabo muri za Masisi na hehe, iriya na za Warikare, bazizana hariya. Baturage batangira kugira ute, guhangayika, guhangana na za mayimayi, kuko mayimayi na za Nyatura ziri everywhere, ntaho zitari, zirahari. Noneho ukibaza ngo ni ikihe kintu gishobora gukemura ibi bintu, mu gihe leta ishobora kumva ko igomba kurwanya abantu bamwe bahagurutse bagafata intwaro kubera impamvu runaka? Kuko buriya nta muntu upfa guhaguruka ngo afate intwaro. Ari n'uwo wa Pareko, ari n'uwo wa mayimayi, yarahagurutse afata intwaro kubera impamvu. Ntabwo mu gitondo wabyuka ngo ugende ujye gufata imbunda ngo ujye kurwana nta mpamvu itumye uyifata. Noneho ya leta kugira ngo irebe cya kibazo kiri gutuma iyo mitwe iba myinshi, ikirasa mu kirenge. Kwirasa mu kirenge mvuga ni ukuhe? Ni ukumva ko M23 irimo kurwana, imbaraga zose wari warashyize mu gucungira abaturage bawe umutekano ukazijyana kuri M23, b'abaturage bagatangira kwamburwa ibyabo, na ya Nyatura na ya mayimayi, kuko barabyivugiye na minisitiri yarabivuze ko uduce twose twari turimo abasirikare twasigariye aho. Noneho bakamubaza se, none abo basirikare bagiye? Ati bagiye Rucuro kurwana na M23. None se M23 abaturage bahari bari special, bari speciale, kurindwa cyane kurusha abaturage bari Masisi cyangwa na za Ituri? Kumva ntabwo yahita kubona igisubizo yaguha. Ariko ukira urugamba, wenda nagira ngo nkubaze niba M23 yarateye irasa ibirindiro bya leta, ubona ko iri gufata uduce, leta ikaba yahashyira imbaraga nk'igihugu, urumva atari ibintu byumvikana mu by'ukuri? Noneho ugashyiraho nuko hari amaraporo agaragazaga ko atari M23 zisace, ahubwo hari n'abayifasha mu buryo bufatika. Ntabwo ubona ko leta ibyo bintu byari bikwiye ko yahashyira ingufu? N'abantu barenga miliyoni bavuye mu byabo. Wowe uri leta, urumva ibyo wayigaya kuba yarahashyize imbaraga, cyangwa we ufite ubundi buryo uyigaya? Ntabwo njye nagaya leta kuba yarwana na M23, ntabwo ibyo sinabiyigaye. Ariko se ni gute ushobora kujya kurwanya M23 itari kwica umuturage, noneho abasirikare ukabakura aho bari kurinda umutekano w'abaturage bari kwicwa, ukajya kurwanya umuntu urimo gufata ahantu akayobora abaturage neza? Aho hantu abantu bagomba kuhasesengura. Muri Ituri baraza bagakora jenoside, bagatsemba abaturage neza, bagatemagura, bagashyira hari imirambo, bagatwika. None wowe ukuye ingabo ahantu umuturage wawe udafite imbunda arimo gutemagurwa ku manywa y'ihangu, uzijyanye aho
umusirikare ari kurwana n'undi, ni ukuvuga ngo abasirikare ba M23 barwana n'abasirikare bagenzi babo batera ibirindiro. Ntabwo M23 igenda ngo ijye kwica umuturage, icyo cyo twese ngira ngo turacyumvikanaho neza. Rero iyo leta yumva ko izajya guproteje umusirikare kurusha umuturage, haracyarimo cya kibazo Baudouin, harimo ikibazo. Ni ngo ikibazo cya Kongo kugira ngo hano iyi saha abantu bakiganire, niyo bafata amezi 2 ntabwo cyakemuka. Nkuko wabivuze, sinzi niba wigeze kubivuga cyangwa warabibonye, bagize amasezerano, baragiye mu nama za Kenya i Nairobi, bajya za Angola, bajyahe, byaranze kubera ko ikibazo cyabo ni kirekire, kandi nyiri ikibazo yatazi uburyo ashobora gufata ikibazo, atazi ko ikibazo cye cyakemuka, ntabwo umuntu uri hanze ari uzamukemurira ikibazo. Ubwo rero ego ukirambo ndagira wenda mbere yuko njya kuri Shinga, mu by'ukuri M23 itangira kurwana n'imitwe yagiye ibanziriza, wenda twe tuba tuzi ukuri ko tuba dufite nk'abavandimwe n'iki ndetse nawe, ariko se wenda ku byo numvaga bivugwa, numvaga ko bashaka kuba bagira aho bafata nk'uko bafashe hariya, wenda bagafata Kivu nk'uko bahereye aho bavuga ati byari byose Kivu isa naho bayidiscrimina kubera harimo higanje nk'abantu b'abanyamahanga, nabo bagashaka kwigenga aho hantu. Bajya bakunda guca umugani ngo ibijya gucika bica amarenga. Nk'uko nakubwiye aho bigeze ubu, urabona izi ntambara ziragana he? Bariya abantu urabona bazagera ku byo bifuza, cyangwa urabona bahindura imyumvire bagafata undi murongo ukurikije uko akarere gahagaze na Kongo uburyo igerageza kugira ibyo ikora? Urabibona turabona bigana he? urakoze cyane. Aho bigana ntabwo ari habi, biragana heza. None iyo umuntu umusabye kuganira akanga, ahubwo agashaka kukwirukana mu gihugu cyawe wavukiyemo, wakora iki kindi? Nta kindi kintu wakora uretse kwirwanaho. Rero icyo navuga, ubu intambara irahari, ntabwo nakubwira ngo irahagaze, hari bari kurwana, bafite aho bafashe kandi barakomeje. Leta mu gihe itazemera kuganira nabo, nta kizababuza kurwana kugeza igihe bazarwana. Niba n'ako karere uvuga kagiyemo n'iki kazaze, none bagira guteze nese bazatega ijosi bateme? Ntabwo byakunda. Nk'uko uriya mugenzi wanjye yavuze muri icyo leta ibasaba si ugutega ijosi ngo bateme, ahubwo barabasaba gushyira imbunda hasi bakajya mu mirimo isanzwe. Ntabwo leta ikeneye kongera kuganira n'amareberi, ikibasaba ni ugushyira imbunda hasi igafatanya n'akarere gushaka umutekano. Ibyo bavuga by'umutekano n'iterambere bakafatanya n'abandi mu buryo bwemewe n'amategeko. Bitakorwa gutyo, ubwo hagakoreshwa imbaraga, kandi urabona ibyo ari byo byose imbaraga z'akarere z'igihugu n'iki ziba ari ngari kuruta ibi. Reka tuzabirebe niba koko izo mbaraga z'akarere zikaze cyane ku buryo zizabakuramo. Ariko ibyo kuvuga ngo nibashyira imbunda hasi byabaye ni siloga, byabaye akantu k'agakino. Buri munsi barababwira nibashyira imbunda hasi baganire, bakazihashyira. Ibyo babasabye ntibabikore, none se amaherezo azaba yayo? Amaherezo azajya abayo kubahenda nk'umubyeyi uri guhenda ubwenga akana ke. Shyira imbunda hasi tuganire, wamara kwishyira hasi ntimuganire, ntuzuze ibyo wamusabye. None se iyo mbunda wayishyirira iki hasi Baudouin? Ko n'ubundi bizagusaba ikindi kiguzi nanone kongera kuyegura. So rero njyewe wenda nihuse kugira ngo n'uwo muvandimwe wenda agira icyo abivugaho, njyewe nakubwira ko nta gahunda yo gushyira imbunda hasi. Ako karere kazaze katwice katurangize, nta kibazo. Bizandikwe mu bitabo, mu mateka, bavuge ko M23 barwanaga barapfa bose barashira bazize ko banze kurambika intwaro hasi. Ndumva ari gutyo gahunda imeze kandi bizakomeza. Urakoze Shinga, ndagira ngo noneho
nkugarukeho ubushize twumvise ko hari ingabo z'abarundi zinjiye muri Sud Kivu kurasa za Red Tabara, ubwo icyo gihe bashyiraga mu bikorwa imyanzuro yo muri bya biganiro byabereye muri Kenya. Ese nakwibaza nti ubu bimeze gute guhashya izo za Red Tabara n'ibindi Umurenge, bimeze gute? Urabona bishobora kuzana agahenge? Nagiye mbona amavideo ingabo z'u Burundi zifatanije n'iza Kongo gusekiriza by'umwihariko hariya muri Sud Kivu. Bihagaze gute? Urabona bikorwa birimo, urabona bitanga icyizere? Ese izo za Gumino na Twirwanaho muvuga ko ari imitwe cyangwa se ari gurupe z'abanyamurenge birwanagaho igihe leta yagize intege nke, ubu ho basabwe iki? Baracyitwaje izo ntwaro? Bashyize intwaro hasi bareka leta ya Kongo ifatanya n'izo ngabo z'amahanga gushaka umutekano? Biri kugana he? Byitwaye bite? Nabo bazagumya barwana nk'uko Rugamba avuga ati M23 izarwana mpaka nishaka ishire, cyangwa hari umurongo biri kugenda biganamo? murakoze cyane. Hariya muri Sud Kivu ni ukuvuga ngo iriya gahunda y'ingabo za ziriya za East Africa, gahunda barayipanze barayiyujuje. Uribuka ko imitwe yitwaje intwaro itumirwa muri Kenya nicyo kintu bababwiye ko bagomba kurambika intwaro, abatazazirambika hazakoreshwa imbaraga nyine za leta cyangwa se za gisirikare. Ingabo twumvise amakuru ko ingabo z'u Burundi zamaze kuzamuka muri za FARDC, nta ma operation baratangira, ngira ngo hacari mu byo bategura sinzi. Ariko mu bijyanye, nagarukaga inyuma gatoya ku byo Rugamba yaravuze, hari itandukaniro. Twirwaneho barimo abaturage n'abandi bitwaje intwaro, barimo ibice bibiri. Hariho abaturage, hakaba n'ikindi gikundi cya gisirikare nacyo cyitwa Twirwaneho, nyine bita izina rimwe ariko barimo abasirikare. Abo bagiye mu mishyikirano muri Kenya, mu bantu bitwaje intwaro barimo iyo Twirwaneho, kuko umuntu wese wagaragaye muri Kenya yitabye nk'umutwe witwaje intwaro, ngira ngo niko bimeze. Niko bimeze. Hakaba n'umutwe wa Gumino. Abo bose ariko bose ni abanyamurenge, ni abantu bose bafashe intwaro kubera akarengane. Intambara za mayimayi zari zahaje ababyeyi babo, bituma bafata intwaro biyongora kuri leta. Ariko bo batandukanye na M23. Itandukaniro ryabo niryo ngiye gusobanura. Yego. M23 irwanya leta. M23 ni abariberi barwanya leta, bashaka guhindura ubutegetsi bwa Kongo. Ariko Gumino na Twirwaneho ntabwo arizo ntego zabo. Ibo bararwana mu gihe leta idakora inshingano, ariko mu gihe leta yumva ko igomba gufata inshingano bari tayari. N'ibitekerezo byanjye siko mbizi, niko mbitekereza, sero nuko mbona gahunda zabo zihagaze. Kuko bo ntabwo barwanya ubutegetsi, ni abavandimwe, muraganira uvuga ati nkurikije uko bimeze n'amakuru mfite, bo igihe leta yazanye umutekano baruredi gushyira izo mbunda hasi, icyo bari bazifatiye cyakemutse. Yes, niko nangiye kubisobanura, kuko leta nikora inshingano ikarinda abaturage, kandi leta n'izi ngabo za East Africa icyo bagiye gukora ni ukurasa imitwe yitwaje intwaro. Ni ukuvuga ngo mu bitwaje intwaro nabo barimo Gumino Twirwaneho. Niko bimeze. Ni ukuvuga ngo igihari, umuntu wese utazarambika intwaro hariya, yaba mayimayi, yaba Gumino, yaba Twirwaneho, kuko iriya operation nta muntu ihagarariye ngo uyu nguyu ntabwo umuntu wese utemera kurambika intwaro, iyo bari umutwe w'abanyamahanga nka Red Tabara cyangwa se FDL
n'iriya mitwe yose y'abanyagihugu yitwaje intwaro hari umuntu wese utazemera kurambika intwaro hazahangana na leta, ubwo hazakoreshwa imbaraga, uzashobora kunesha leta tuzamenya amakuru. ariko igihe ari cyo ni uko muri twebwe nk'abanyamurenge bari hariya nka guverinoma twirwaneho, twebwe dukeneye amahoro. numva ko ntawe ufite gahunda yo kurwanya ziriya ngabo zizaza gutanga umutekano. uzozirwanya abafite imbaraga, abafite icyo ashaka kugera, nicyo nabisobanura. ariko kugeza kuri ubu amaoperation ntaratangira. navuga kuri icyo wari uvuze ngo M23 ntabwo imeze nka gumino na twirwaneho. Reka nkubwire impamvu abivuze Baudouin. utaranakomeza rugamba ndagira ngo kijyane na kino. ubwo naganiraga na bariya abayobozi ba mituwariti ubumwe batanga uko umuryango wabo ubona ku bya M23, barimo bavuga ko hari n'abana babo babarekerite kujya kurwanayo, ibyo bintu babyamagana. hari n'abandi bantu bavuga atari ko kubera iki abanyamurenge bashaka kwikoma M23 ibikomizo za twirwanaho, ariko yaratanze n'igitekerezo cye. ndagira ngo aho ngaho aze kubidusobanurira Alexis, wumva M23 ari ikibazo. ndumva ariho wari ugiye kuganisha, kuko wari wifuje no guhura nabo ngo babaze muganire musigane kuri icyo kintu. komeza rugamba. sinzi niba wenda mpera kuri icyo, kuko icyo nari ngiye kuvuga kugira wenda ntakibagirwa. aravuze ati M23 itandukanye na twirwaneho na gumino, ati twebwe turwana na mayimayi, turwana n'abaje kudutera kwa rero M23 turabanza turebe yavutse gute, aho igitumye iri buze gutandukana na gumino na twirwaneho. nubwo nabo byanga bikunda bazarwana na leta, kuko ntabwo leta izakomeza kuyihereza ubufasha mayimayi ize kurasa abantu abaturage, hanyuma yatwirwaneho na gumino ikomeze ikomere leta amashyi. ntabwo byashoboka, ntabwo bishoboka. wenda azabibona igihe nikigera, na benshi baranabibonye yemwe, kuko mayimayi iraza igatera baciye mu birindiro by'ingabo za leta ireba bagatambuka. njye simpazi, ariko urumva amakuru tuba tuyakurikira. bagatera bagakora ibyo bashaka bakagenda. igisirikare cya leta rwose kiri hariya nta kintu gishobora gukora, ahubwo abanyamurenge bagira icyo bavuga bagatangira kugenda bajogoramo abantu bari kuvuga ngo bagiye kubafungira za Kinshasa nahe. rero ngarutse ku itandukaniro yarashatse kuvuga, M23 yavutse kubera biturutse hirya kure cyane kuri za ntuza za RCD, za CNDP, ntuza M23 ya mbere n'iya kabiri. so rero abo bantu byari ishyaka. M23 byari ishyaka rya politike ariko rifite igisirikare, nk'uko FPR yaje ari ishyaka ariko ifite n'abasirikare. rero ibyo ntabwo byapfa guhura neza na twirwaneho, nk'uko baniyise bati twe turirwanaho. urumva ntabwo byahita bihura ako kanya, ariko ideology ishobora kuzageraho wenda igahura bitewe n'uko leta izafata iyo twirwaneho, ni kwa gufata ibyemezo no kubakemurira ibibazo. ariko kuri uyu munsi M23 ifite ibyirwanira kandi biri mu bahame yabo, biri muri cahier de charge yabo. ni ibintu bizwi, baranagiranye n'amasezerano neza imishyikirano yabo bombi. M23 ntabwo ari umutwe nka mayimayi ibyuka igapfa gufata intwaro ntivuge ikiri kurwanira. ntabwo ari umutwe nka bariya bandi banyatura bafata intwaro bakarwana bitewe wenda na za ntege nke za leta. M23 yabayeho iturutse muri izo za CNDP, iturutse muri RCD. ubwo ndi kubibwira vuba kugira ngo ubirambuye byaba birebire cyane. ibyo byose kugira ngo M23 wibeho ifite ibintu bifatika irwanira.
ifite abantu abaturage ababyeyi babo baba hanze b'impunzi, ifite ibyo igomba gusaba leta ya Kongo kandi leta ya Kongo yemeye byinshi. Noneho rero ugasanga ni nabyo bibateye ubwoba. Niyo wumvise bavuga ngo ingabo za EAC ziterane, zateranye kubera M23, ntabwo zateranye kubera Gumino, ntabwo zateranye kubera Mayimayi na Nyatura n'abandi. Oya, M23 yaragiye ifata ibice. Leta ya Kongo irikanga iravuga iti nyamara hano izi mbaraga zacu ni nke, ntabwo turi bushobore kurwana n'aba bantu, reka twitabaza amahanga. Wanavuze n'akantu ngo ko kujya za Rasha gushaka y'intwaro ubufasha n'ibiki, ibyo byose barabigerageje, urumva. Noneho rero reka njye kuri bano banyamurenge bazya bavuga M23 bari kuyamagana. Ntabwo abanyamurenge bose bamagana M23, nta bantu nyine bitewe n'imyumvire yabo uko ibintu babyumva bakayamagana. Defo yabo nuko babishyira ku muryango wabo wose, kumva ngo twebwe ngo duhagarariye ngo mutuality ngo cyangwa umuryango w'abanyamurenge ngo twamaganye M23. Icyo ngiye nicyo mpfa nabo, uyamaganye ari ku giti cyawe, kuko umuntu afite uburenganzira bwo kumva ibintu uko abyumva. Ni wenda uri aho, niyo organization cyangwa se n'abo bantu bishyize hamwe, iyo bagiye gusohora itangazo nk'abahuriye muri iyo organization barabyemeza bakabyemera. Ubwo ntabwo yari umuntu umwe. Niba mfite association runaka hakaba hari uko tubona ibintu, icyo kintu ndacyemera mu mategeko kuba nagitangaza. Okay, niba ari iyo miparity ya M23 ariko nabwo wamubaza urayamagana wowe ugendeye kuki, ushingiye kuki urayamagana? Kubera ko barimo kwirwanaho kandi noneho barabisobanuye, ariko cyane wenda uzafata akanya gisubiremo. Bagaragazaga ko M23 ibyo irimo irakora ikoreshwa siritu n'u Rwanda, batari ibitekerezo byo bakurikije amateka, niko babibona. Ubwo nabo bafite uko ubibona, bafite ibyo bashingiyeho. Reka noneho tujye kuri Shinga mbere. Sinzi wasoza ijambo ryawe ukajya kuri Shinga, nawe afite uko abona ibintu. Aravuga ati muri leta dufite abavandimwe, yigeze abikomozaho, M23 baje gukuraho leta iki n'ibiki. So wenda mu magambo make kugira tugane no kumusoza. yewe wenda Shinga ataravuga icyo navuga. Iyo umuntu atangiye kuvuga ngo M23 ifashwa n'u Rwanda, ubundi se igihugu cyafasha M23 icyo ari cyo cyose bimutwaye iki? M23 akarengane kayo kagenze gashyizwe ku musozo, ibyo byaba bitwaye iki? Hari n'abavuga ko ukiri aho hari n'abarenga icyo. Uretse gato, yego, ndagira ngo bikuremo rimwe. Okay. Hari n'abagaragaza ko bakurikije ko izo ntambara zagiye ziza kuva muri AFDL kugera kuri M23 y'ubu, mu by'ukuri ko nta gihe abo batutsi b'i Kongo bigeze bicara ngo batekereze uwo mugambi, ahubwo ari igitekerezo cy'u Rwanda ku bw'inyungu zarwo. Noneho bariya bakaba bapfa ko bafite akarengane nyine, bakagenda gukora implementation, nabo bagakurikizaho na biriya raporo zakozwe garagaza ibikoresho abantu bagiye n'ibiki. Bavuga ati rero aba bantu ni byiza ko bashyira intwaro hasi bakava mu nyungu z'abandi, bagaharanira inyungu zabo nk'abanyekongo. Bumva bafite ibintu byinshi bashingiraho n'icyo wenda mutemeranyaho, ariko ntabwo bapfa kuvuga gusa. Oya, niba nawe ari ko iyo umuntu yifashe wa wundi niba yitwa Muhizi, sinzi ukuntu metre nde, ntabwo ndi kwibuka izina rye neza. Uriya yaravuze ugasanga arimo arapointa ku Rwanda. None ukibaza Bode, wenda tuvuge urugero nk'ibyo uvuze bavuze, wowe uhagaze mu uhe mwanya wo kwemeza ko urwo Rwanda ari rwo rubatekerereza, urwo Rwanda ari rwo rubafasha? Rwanda rwigeze rubabwira, rurababwira ngo rwose n'amahanga bimenye nitwe dufasha M23, nitwe dufasha abantu runaka? Ibyo ngibyo ntabwo bigeze babibabwira. Wenda impamvu muri politike biragoye kugira ngo abantu
abantu barikorera ibintu ku bimenyetso kuva banafata n'igihugu cya Kongo bakuraho mu buto wenda ntibigeze babyemera, ariko wenda ibyo baba baheraho ntibiba byagaragajwe n'iyo makominote internationale. Ariko reka tujye kuri Shinga wenda nawe atubwire ibi bintu by'umutekano muke, anavuga ati si kominote baba abanyamurenge baba abatutsi bo muri Noro, abantu ibi bintu babigenze bate, iyo mitwe yacu twitirirwa, abantu bakora iki babigenze bate? Komeza Shinga. murakoze cyane, arakoze cyane Rugamba mu bitekerezo byiwe. Uriya njyewe nkunda ko umuntu avuga ibitekerezo byiwe kandi nkabimwubahira. Yego. Buriya iyo igihugu cyagize ikibazo buri muntu wese aba afite kuvuga uko abyumva kandi rwose ukamwumva mu buryo bwiza. Oya ni responsabilité morale y'umusitwaye y'umwenegihugu, y'ibintu biri kubera iwabo agomba kugaragaza uko abona ibintu, ariko muri sense y'umwenegihugu nyine. Hari ijambo yavuze Rugamba, aravuga ngo M23 ituruka kure, ati ituruka kuva kuri RCD CNDP, ngira ngo niko yabivuze. Yego. Nagira ngo mubaze ikintu kimwe, icyo cyonyine yavuze yasobanuye yasobanuye M23 icyo. Ako kantu yavuze kamfashije cyane, buriya karanyorohereza kumusobanurira ibyo yarimo avuga. M23 nk'uko yabivuze donc ni ukuvuga ngo 96 Kabila amaze gufata ubutegetsi n'abanyarwanda, ibyo byo ntabwo tujya tubitsinda, nta nubwo tubica ku ruhande, kuko ibyo nta nubwo byihishe, kuko bamaze gufata ubutegetsi u Rwanda bufata etat majoro nka James Kabarebe arayobora kugeza Kabila birukanye mu gihugu. Bamaze kubirukana rero bageze i Goma. Reka ndashaka gusobanurira Rugamba ikintu kimwe bajya birengagiza. Bageze i Goma, urumva ko bari basize abana b'abanyamasisi i Kinshasa benshi n'abana b'abanyamurenge benshi, babagejeje ku butegetsi bari hariya. Noneho basubiyeyo bashaka kurema n'intambara, kandi bazi neza ko dufite abavandimwe Kinshasa na za Lubumbashi na za Kamina na za Kisangani na za Hehe. Barema intambara kandi bazi neza ko abantu basize inyuma nta bundi bufasha, bazi neza ko bagiye gupfa kubicisha. Ibyo byarabaye, abantu baricwa barashira kubera iyi ntambara yaremwe na FPR n'abanyarwanda. Ibyo ni ibintu twese tuzi. Intambara irakomeza, RCD birananirana. Urumva gukuraho ubutegetsi ntabwo ari ibintu biba byoroshe ku mbunda. Urumva leta ya Kongo yiyambaje ibihugu nayo za Angola n'ibindi na za Zimbabwe bararwana. RCD yari imaze gufata ibice byinshi, ariko birananirana. Haza kuba ibiganiro, abanyarwanda babivamo, abakongomani biyunga na leta, bubaka leta, bose bayijyamo, ari abanyamasisi n'abanyamurenge. Kugeza n'uyu munsi bayirimwo muri leta. Dufite abajenerali b'abanyamasisi, abajenerali b'abanyamurenge, abakoloneli b'abanyamasisi, abakoloneli b'abanyamurenge, bose barakorera. Abari muri leta barayikorera, bayirimo uko iri kose. Nyuma haza kuvuka b'abanyarwanda, babona biranze, barema CNDP. Impamvu mubwira ko CNDP ari y'abanyarwanda nuko umuyobozi wa CNDP ari he? Laurent Nkunda ari he? Laurent Nkunda yafashwe na leta ya Kongo cyangwa yafashwe na leta y'u Rwanda? Icyo nicyo mwereka ko leta y'u Rwanda niyo kuva yabivuze neza ngo M23 iva kuri RCD. Nibyo nkubwiye, RCD imaze kurangira, abana b'abanyamurenge n'abanyamasisi bamaze kwemera ko, uribuka ko uwo bita vice president Zarias Ruberwa yagiye ari vice president n'umunyamurenge, haragenda ajya Kinshasa n'abandi n'abanyarugabo n'abandi n'abanyamasisi benshi. Ariko abanyarwanda babigiriramo ishari. Reka nkubwire ishari abanyarwanda bagize. Sasa ishari abanyarwanda bagize, bafashe ubutegetsi biboroheye kuri Kabila. Erega ku ntambara ya Mobutu nta ntambara ikomeye yambaye yari hari. Mobutu yari arwaye, yari yanapfuye, igisirikare cyacitse intege. Ariko intambara, ubona aho intambara yakomeye ni kuri RCD, niyo twapfushije n'abantu benshi. Ariko abanyarwanda bagize gutya, barakubise na Kabila, bageze Kinshasa, nta myanya bigeze baduha.
namba aho mu banyamasisi n'abanyamurenge reka da ahubwo bafata na chef d'état major Kabarebe abari gufata umwanya. Ariko RCD hamaze kuba ibiganiro RCD twisanze mu buyobozi bwa Kongo natwe tugira agaciro. Ariko abanyarwanda baravuga ngo abantu bagiye kugira amahoro, bagiye kutubuza inyungu zacu muri Kongo. Barema kandi CNDP ya Roradeze ya Rorankunda. Nkunda mwabonye ukuntu yarwanye, yari intwara abanyamurenge bose bamugiriraga gutya. Abanyamurenge bakundaga Nkunda n'umutima wabo bose, n'abanyamasisi bose, n'abakongomani bose bo muri Sud Kivu na Nord Kivu, kubera ko yari afite imbaraga kandi yari umugabo w'imfura urwanira ukuri kugaragara. Ariko wabonye ijoro rimwe gutya bamushoreye gutya baramutwara, kugeza n'uyu munsi ntabwo uzi Nkunda ari ninde watwaye Nkunda, yagiye ese bamutwaye se kubera kuko abaturage batamwishimiye? Bamutwaye kubera ko babona ko ari umugabo ufite ikintu ahindura akazabuza inyungu z'abanyarwanda gukomeza gukorera hari. Abanyarwanda ngo bamurebe babona ni umugabo uzakora ikintu akazabashiraho limite yo gusubira hariya mu nyungu zabo, baramufata baramubika. None se Nkunda ari irindi kosa yakoze? Rugamba aze kubimbwira ikosa Nkunda yakoze kugira ngo abanyarwanda bamufate bamubike barangize rebellion yiwe. Barangije kubikora bongera kandi barema M23 ya mbere. M23 irarwana mugeraho ngaho iraraswa ihungira mu Bugande no mu Rwanda. Ejo bundi kandi barongera kandi barabikora. Ndi gusubira ku ijambo Rugamba yavuze ngo M23 ntabwo ari yaha, ihera kuri RCD. Ngici kibazo rero nihute mu magambo, ngici kibazo nshaka kubwira Rugamba. Niyo mpamvu ngewe kugeza n'uyu munsi binafsi ku giti cyanjye ntabwo mvuga mu izina ry'abanyamurenge, ndavuga ku giti cyanjye. Nge ntabwo nemera M23 namba. Ira M23 ngewe ikintu nshobora kwemera nuko twebwe abanyamurenge n'abanyamasisi n'abashi n'abapfurero n'ababembe n'andi moko sinzi amoko atuye muri Nord Kivu yose twakwihuza tukagira rebellion twenyine ubwacu tukikorera diplomasi ubwacu. U Rwanda rwaduhemukiye inshuro n'ibihumbi n'ibihumbi tubibona. None se urambwira ko ngiye ushaka kongera kandi kuyoboka umurongo w'abanyarwanda? Niba turekurire Nkunda n'intwara, Nkunda azi gupanga urugamba, ni umugabo w'ubwenge. Niba muduheze afatikanye n'abandi bakongomani gukemura ibibazo by'igihugu, bareke kumubika hariya. Ariko batibise Nkunda ngewe ntabwo ushaka umurongo w'abanyarwanda, ntibishoboka. Urakoze Rugamba, sinzi niba washyiraho motion ku byo yavuze. Mu magambo make ugerageze kuba specific. Yarakoze cyane, nta byinshi nenda kubivugaho. Icyangombwa nuko icyo avuze ko twese dusa nkaho duhigwa n'umuntu umwe. Avuze ko ati Nkunda nge ndamwemera, ati nibamurekure. None nanjye namubaza nti none se Nkunda niba murekura M23 none azayemera? Iki ngicyo ni ikibazo wenda sinzi niba ari bugisubize none aho biraterwa n'iminota usigaranye yo kuduha. Ariko buri muntu afite uko ibitekerezo bye abyumva, ugomba kunabisobanura rero uko abyumva. Ntabwo uyu nguyu ntabwo duhanganye cyane nka Muhizi we ibintu yari arimo avuga byari bikabije. None se umuntu wari ukuvugira akavugira na mayi zica abantu ku manywa y'ihangu, nangwa n'uyu wenda ni bike tutari kumvikanaho. Bino byo bishyiramo cyane ko ngo u Rwanda ngo rwakoze ibi, ngo rwakongera rugakora ibi. Ese umunsi ikintu twebwe abantu dufiteho ikibazo Bodwe nuko iyo M23 cyangwa Gumino cyangwa Twirwaneho yafashwa n'ikindi gihugu kitari u Rwanda. Ubundi si u Rwanda ninde wemeza ko rufasha iyo M23 cyangwa rufasha abantu runa, uretse iyo speculation y'abantu bagenda bakivugira ibyo bashaka bakigira abahanga cyane bazi gusesengura. No nde wababwiye yuko u Rwanda rufasha M23? Rugamba kagikubwira u Rwanda rwagiye Kongo rugiye gushaka interahamwe zari zarasize zihekuye u Rwanda, ruragenda ruratera n'Abaganda ko ntigeze numva bavuga, kandi bose bari bafatanyije n'Abarundi kujya gukuraho Mobutu. Ariko Abanyarwanda nibo muba muvuga tu
sinzi rero wenda ikibazo none se muri afuderi ari umuyobozi w'umugande cyangwa umurundi wigeze wumva? none se wari uzi ko aribo bayobora hose? wasanga abagande barasigaye za Kisangani ngo kugira ngo babyibuke uzasome operasiyo Kitona wumve abagande bari barimo igihe bafataga kiriya kibuga cy'indege cyo muri Angola. harimo ninde waremye RCD? ninde waremye RCD? abakongomani bo muri ntuza bavanzemo abavuga ikinyarwanda n'igiswa. abantu b'amaringara b'Kinshasa ntabwo niyo bageze hano muri kariya gace nibyo twahoze tuvuga, nubwo mushaka wenda kubigira blague, araza yivugira iringara, umuturage akabona si mwene wabo, yakubona isura akavuga ati wapu uyu nguyu ntabwo ari umukongomani, twe ntabwo dufite abantu basa gutya. icyo kintu kizabavamo ryari? leta ya mwebwe hari ikintu muba mwirengagiza mushe, n'urwo Rwanda wenda muba muri kuvuga, ese umunsi urwo rwaretse no kuvuga, kuko sometimes hari igihe wumva bari kuvuga ukumva barimo baranatuvugira twebwe. umunsi baretse nabo bagande bakabareka, abo bakongomani birirwa babona bakababonamo ikibi, kandi muri batureka se aricyo badufashije fona? niki badufashije? kibabafashije kibatabafashije iwacu? ndakubwira iwacu Murenge Red Tabara s'abatutsi b'i Burundi. mwaravuze ngo ni abanyarwanda ngo babaforumye ngo babohereza ngo iwanyu ngo twavuze niko bimeze se wari uhari yampaye ibyo ntabwo nabitindaho. wivuga ngo ntimwavuze, kuvuga ngo Red Tabara ngo yavuye mu Rwanda ngo barayitreninga neza biragiye kwica abanyamurenge, hanyuma u Rwanda rukure mu iyihe nyungu? reka noneho reka tubishyire mu bintu n'umwana muto yakumva. u Rwanda ruratreninze Red Tabara, rurayohereje mu Minembwe kujya kwica abatutsi baho, kandi mu Rwanda hariyo abatutsi b'abanyamurenge bakora no mu nzego za leta. iyo nyungu urwo Rwanda ruzakuramo mu kwica abatutsi bene wabo bari Minembwe batreninze abandi batutsi bene wabo niyi? wowe urarebera inyungu. reka nanjye nkubaze ikibazo kimwe. urambaza umaze kunsubiza, banza ugisubize. icyo kibazo ntabwo nakigusubiza kubera ko urimo urambaza ikibazo kidafite nawe ufitiye igisubizo. njye ntabwo mfitiye igisubizo. reka mbigusubize. impamvu leta ndavuga rege iyo tuvuga abanyarwanda abantu benshi bajya tubabarira ni imivugire. njye mvuga FPR, kariya agatsiko ka FPR. ntabwo mvuga abanyarwanda bose ntabwo ari babi, njye mvuga kariya agatsiko ka Kagame. ntacyo uriya kohereza Red Tabara kuza gusenyera abanyamurenge, inyungu nize ku giti cye n'agatsiko ke. izihe rero? izo nize uzazimubaza. niba utazizi kuki wemera ko ari inyungu? icyo njyewe nzi niko byagenze. none se Red Tabara yaratwishe, yatwishije ngo iki? Red Tabara yaratwishe twebwe, yasenyeye ababyeyi bacu, irabasenyera. kandi FPR ariyo yayitumye. none iyo FPR nakubaje wananiwe kugisubiza pe. iyo FPR ifite iyihe nyungu yo kubona umuntu? ni inyungu zayo, inyungu ni izayo. so inyungu zayo rero uzaziba inyungu icyo giye yabikoze ku nyungu zayo. izo nyungu zo hamagare Kagame uzimubaze azazikubwira. reka noneho tugira ngo tusubire mu kuganira neza. nyine ubwo hari ibyo we icyo yabonye barishwe akavuga ati nibo babohereje, inyungu nibo bazizi mu gupfa kwacu. ariko reka ngaruke hano, reka ibyo twe kubitendaho. ubundi rugamba cyangwa shinga komeza ntari mubona yaba iyo FPR yaba abanyarwanda, mubona turi mu nshingano zabo ku buryo ki ibiba byose twumva ko bari budufashe, bari bugire bate? ntabwo mubona ko Kongo ubwayo ariyo ifite gucunga abaturage bayo? niba hari n'ibindi bihugu bishaka kubinjirira bakabirwanya, bafite igisirikare, n'iki gisirikare kiberaho gicunga imipaka. ikindi mubona
kominote abanyamurenge cyangwa abatutsi bo muri Kivu, kuki iyo hari igihe bizamuka ukabona inyungu z'ibihugu zigiye kugongana, abantu bari mubona baba barwana uruhe rugamba igihe bivuye noneho hagati y'ibihugu bibiri cyangwa se konfura hagati y'ibihugu byombi, ugasanga hari kominote iri kubigenderamo, muba mubona iyo kominote yakwitwara ite aho ngaho? Yakagombye mubona itagomba kwiyarura muri uwo muriro, yafatanya n'abo bihugu by'amahanga, yaba igihugu cyabo, ibintu mubona hatarimo akavuyo k'imyumvire y'iyo kominote ndetse no na responsabilité z'ibyo bihugu bishyirwa mu bikorwa. Bambe mu majwi mwese mwabizi uko mubibona. Amenya ari indusu. Komeza Rugamba, reka tuguhereho. Yewe reka nkubwire ikibazo cyiza, kubera ko abakongomani twebwe ubwacu dufite ikibazo, ariko ikibazo cya mbere dufite ni icyo kumva ko leta ya Kongo nta kosa ifite. Abenshi bazi ko rwose u Rwanda ari rwo ruyimenasa, ibihugu biturutse hanze by'ibietrangere nibyo biyikora, none barabakoroga kubera iki? Ku kimwe mudashobora kurinda inkike zanyu. Ngewe ubajije ikibazo cyiza Bodwe, niba wowe nka leta ya Kongo utarakuye isomo mu ntambara yo kwa Mobutu, igisirikare cye cyari gishaje, ibisaza barwana barasa isasu, ibisaza bikava mu nzira, Kabila araza kugira ngo avuga ati abantu narwanye nabo nabonye badashoboye, ariko still Kabila nawe aragenda afata muri bya bisaza nabo bashyira muri cya gisirikare cye. Urumva ikibazo leta ya Kongo yagize? Bamunzwe na za ruswa, noneho babandi bavuye mu gisirikare cya Mobutu n'abasirikare bakuru bagizwe abagenerale, nta kintu na kimwe nta knowledge bigeze bahereza bari abasirikare bari baje bakiri bato kugira ngo bamenye uko igihugu cyabo kizarindwa. Kurinda inkike z'igihugu Bodwe ni ngombwa, kugira igisirikare gikomeye ni ngombwa. None se ubu ngubu muri Kongo yabaye hari igisirikare gikomeye n'abasirikare bahagije n'ibikoresho, ubu si kubera ko leta ya Kongo ifatirwa ibihano mbese mu buryo bwo kugurisha intwaro? Si abasirikare ba Kongo bajya bayigurisha imitwe yitwaje intwaro? Amahanga arafunga, arafrena, aravuga ati ibi ngibi birakabije, leta ifatirwa ibihano kubera abasirikare bakora muri leta. Icyo kintu mu gihe leta itaragikosora, izo za ruswa bigikosora, igishyire ku murongo, uvuga ati tugomba kugira igisirikare kiri determine, kiri bien entraîné, kimeze neza, gihembwa neza, nta na rimwe iriya mitwe izabura muri Kongo. Ni nayo mpamvu nababwiye we n'uwo mugabo M23 kurambika intwaro hasi ntabwo ari cyo gisubizo, kubera ko ejo mu gitondo umusirikare wa Kongo azongera abagurisha imbunda, bongere bagaruke bateze umutekano muke, cyane cyane ko ahanini iyo leta nayo ubwayo iba yateje abaturage bayo umutekano muke. None se niba tureba hariya MONUSCO irimo guterwa n'abaturage, ukabona umusirikare cyangwa umupolisi wa Kongo yikoreye ihene, yikoreye ameza, yikoreye televiziyo, arimo arasahura, icyo gihugu kiragana he? Kiri kujya he? Ibyo bintu none umuturage cyangwa iyo M23 cyangwa izo za Gumino ziyifasha iki? Barayirasa mu kavuyo bafata ubutegetsi. Nyine icyo kibazo nicyo kituraje ishinga nkatwe dutekereza. Niwe musanzu wacu twebwe abanyekongo. Umusanzu wacu wari uwo gushyira hamwe twebwe tukabishyira ku murongo, tukabakuraho bariya, igihugu cyacu tukagishyira ku murongo, tugatoza icyo gisirikare kitazongera kuvogerwa, tukagira igihugu kitavogerwa kimeze neza. Ariko nanone imyumvire n'inda nini ntabwo bizakunda, bamwe bazajya hariya baje kuturwanya birirwe batwamagana. Urumva none niba Rugamba Kashinga nawe yumve ese dukora iki? Hari ibyo byose nibyo nahereyeho. Kongo irananiwe, ifite intege nke, ifite amagurupe rebere y'abanyekongo n'ay'abanyamahanga n'ibihugu bishyirwa mu majwi. Abaturage twebwe dusanzwe n'abo bari muri ayo marebere murabona hakorwa
Rugamba ati nimo gushyira hamwe ahubwo bakarasa leta ikava. Wowe urabibona ute Shinga? Rugamba arakoze cyane. Rugamba arimo araganira neza rwose. Ngewe niyo mpamvu navuze ngo nkunda ibitekerezo by'umuntu, kuko ndabigarukaho nabivuze ko igihugu iyo gifite ikibazo buri muntu avuga uko abyumva ariko aganisha mu kubaka igihugu. Reka tunagire wenda dusoza, ngewe isaha twibona yarangiye, afite izindi gahunda. So ikibazo ngewe ntabwo mpakana ko leta ya Kongo idafite uruhare mu ntege nke, mu mafuti yayo rwose, ngewe ntabwo nyambihakana. Ariko burya wa mugani baca umugani ngo ntawanga konka nyina ngo rwaye ruheri. Umubyeyi niko bigenda. Kiriya ni igihugu cyacu, nta kindi gihugu tugira. Wewe niba wumva ko Rugamba niba yemera ko ari umukongomani na 100%, atumva ko nta kindi gihugu niba afata Kongo nk'igihugu cye nubwo gipfuye nabi, gifite ubuyobozi. Erega ubuyobozi leta nuba iyi leta yagisegeti ina manda yigiye no kurangira, wenda bagiye kujya no matora, ari Imana yatugirira twagira umugisha tukabona umutegetsi mwiza agahindura ibintu. Kandi nabivuze kuva kare ndavuga ngo nta leta nimwe, reka ntangurugera kuri leta y'u Rwanda ya FPR imaze gufata ubutegetsi kugira ngo yubake igihugu n'imbaraga z'abaturage, nuko bafatanyije n'abaturage barayishigikira. Biriya bitero byabaga mu Ruhengeri 1978 biriya bitero byo mu Ruhengeri, biriya by'interahamwe cyane, uzi ukuntu byari bikaze, byari bigiye gusubiza inyuma igihugu, ariko byatewe n'ubufatanye bw'abaturage n'ingabo z'igihugu. Burya iyo abaturage bafatikanyije n'ingabo z'igihugu mu gushaka umutekano biraborohera. Gusa Kongo ifite ikibazo pe. Rugamba turemeranya ikintu cyuko ngewe nta munsi n'umwe nzahakana ko leta ya Kongo idafite intege nke. Iriya leta irapfuye, ariko kwirwanya. Rugamba yagarutse ku ijambo navuze mbere, ndavuga ngo nemera ko tugomba kurwanya leta ya Kongo twishize hamwe nk'amoko yo muri Sud Kivu yose n'ayo muri Nord Kivu, tukaganira, hakaba inama z'abaturage zikereka abaturage ukuntu Sud Kivu na Nord Kivu twasigaye mu majyambere. Irumbashi bari muri Ruyenge, bari mu muzike, barabyina, nta kibazo bifitiye. Sangana abantu bari sava. Kinshasa, ugeze muri Kinshasa ntiwamenya ko ari muri Kongo, ariko Nord Kivu na Sud Kivu buri gihe nihora iturikamo intambara, buri gihe. None rero icyo ngewe rero nshaka gusobanura kuri Rugamba tutatwumvikanaho ni akantu gato cyane. Ni intambara yo kumva intambara y'umututsi. Nta mututsi warwana ko ngo ayifate, ntibibaho, nta nubwo bizabaho. Ahubwo mu minsi ishize nari ndi kumva ko hari n'amakuru ntafite gihamya ko ashaka kubona coalition n'abari twirwanaho na M23. Urumva bari mu nzira ya Rugamba yo kureba uko bashyira hamwe ngo barasanga ngo nyine nawe ahubwo tugomba gushaka uretse gato ahubwo dushaka kudushyira hamwe ahubwo tugafatanya. Urakomeza ahubwo ko nari nshatse kuvuga ntabwo M23 ari umutwe w'abatutsi moshere, mureke kuvanga ibintu. M23 iri mw'amoko yose bitandukanye na biriya byanyu byo kuvuga ngo nitwirwaneho ngo nagumino. M23 iravanze, irimo abahundi, irimo abashi, irimo abandandi, irimo abahutu. Ntabwo rero ari umutwe w'abatutsi ku buryo utarwana ngo ufate igihugu cyose. Wakomeza kwarugira ngo nkagusobanurira. Urakoze cyane. Niba ari ibyo rero sinzi reka ngitambuke, sinzi M23 ukuntu yubakitsemo, niba ari okay, ni parti politique wa mugabo kurundi parti politique, ntabwo parti politique y'ubwoko bumwe ntibaho, birumvikana. Gusa ngewe icyo nabivuzeho, nari mbigarutseho, icyo ntemera muri M23 nuko kuva mbere abayikoresha, kuko ngewe nta cyizere mbagirira, nta nubwo nzanakigira, kuko bo buri gihe bakora ibintu ejo yega bunagana n'ejo bafata na Rucuru, bagafata na Nord Kivu yose, bwaca bakongera bagafata umuntu bakamutwara ku nyungu zabo. Nico ngewe gusa nicyo wanze
nicyo uri kwanga wowe ntushaka ko bagira kuko njye byarankomerekeje byarankomerekeje ndi kukumva kabisa Bo reka mbihuze ntya Rugamba wenda kuri iki kintu mu by'ukuri ntabwo intege nke za Kongo n'ubuyobozi n'amateka y'intambara buri wese mu Kongomani arabyumva nkibaza nti urabona nka Perezida Tshisekedi Tshilombo yagiye ku butegetsi hatabaye imirwano kandi nawe yari opoza atumva ubutegetsi buriho afite ibyanenga wenda nubwo nta byinshi yakoze ariko nyine yagiye ku butegetsi agaragaje icyo ashoboye ntavuga nti mwebwe abashyigikira nka M23 n'abandi bashyigikira imitwe yabo kuki abantu batakumvirira gahunda ya leta yo gushyira imbunda hasi bakajya mu buzima busanzwe ahubwo niba abantu babona ikibazo koko kuko M23 ni ishyaka rya politike ikaba ifite n'igisoda no kuri CNDP niko byari bimeze ahubwo CNDP bone menya nta n'uyoboye nk'ishyaka ryatawe kuki abantu batagana iyo nzira bakamobiliza izo mbaraga bakoresha zo kurasa guverinema iyo bakura amasasi imbunda ni bagakoresha mobilisation mu baturage bakabereka ibyo bashoboye bakabereka ibyo bapresenta muri guverinema ikaba ari ishyaka rikora mu buryo nk'andi mashyaka ahubwo ejo bundi tukabona umumambure w'abayoboye igihugu ariko bidaciye mu ntambara bamaze kumvikanisha icyo bagiye gufasha abaturage ibyo kugaragaza byo ni byinshi uwo murongo urabona utaduha amahoro cyane ko anariwo leta yifuza ko ibintu byajyamo aho guhora barwana ejo batsinzwe babarashe bongeye bariorganije abandi bagize bate urabona ubwo buryo butabereye abanyekongo koko reka ngisubizeho impamvu bigoye mu magambo abiri ndetse nashinga mu magambo abiri dusoza ikiganiro wenda n'akandi kantu utakomejeho ugakomezeho mu ijambo ryanjye reka nkubwire ibihugu byo muri Afurika kuvuga ngo abantu bazahindura ibintu bagendeye muri parti politike mu kuvuga ni ibintu bisa nk'ibyananiranye ahantu biri kugenda bijya mu buryo gake ni hari za Kenya n'ahandi ariko kuvuga ngo ngenda kuri ishyaka rwose ngende ntanga ibitekerezo byanjye bazanyumva hanyuma njye ku butegetsi boduwe tujye tureka kwiraza Nyanza tuzi uburyo amatora ntabwo ari urugero rwiza Kabila yari yabuze amahitamo ntabwo ari rwiza na gato none twemwe mwakora cyane Gisegeta akabura amahitamo bagashyiraho umuyobozi wanyu izo nzira bakoresheje mwazikoresha ntihabeho kurwana kuko imbunda ikibazo reka ndangize ikibazo cyanjye wambajije kandi ntanacyumvise ntabwo amashyaka ibihugu byo muri Afurika ni le pays dictature rero burya ibihugu ari ibinyagitugu kumva ngo umuntu arazamukira mu ishyaka ahindura ibintu ni ibintu biri impossible bigoye biragoye ni ukuvuga ngo abantu kugira ngo bafate intwaro barwane nuko baba babona ari bwo buryo bushoboka icyo ni igitekerezo cyiza utanze Baudouin ariko ntabwo bishoboka n'ibintu bigo byo byonyine no kwakira ishyaka ryawe bakaryemera nabyo ubwabyo ese muri Kongo barayemera Rugamba wenda ntacyo reka twemere ko bayemera biragoye ariko birashoboka biragoye yatanga ibitekerezo akageraho kandi ni uburyo pacifique nawe ubwawe urabyumva ko bigoye noneho bamaze kumenya ko ari ishyaka wenda umuyobozi waryo ni umututsi se cyangwa n'iki ngenda bizi neza ko nawe urabizi ntabwo nkurusha kubisoma n'undi wese ntabwo ari ibintu byashoboka n'intambara bakarwana kuri wowe umututsi azagira amahoro muri Kongo ari uko arwanye akempoza ibitekerezo byo ku masasu ntabwo ari umututsi gusa ni umuntu wese urengana muri Kongo kubera ko leta ya Kongo ngaho byaba atari byo kuko si umuntu wese urengana ko Gisegeti yari umupoza ajya ku butegetsi ariko ubwo ngendeye kuvuze ishyaka rya Gisegeti atasiyo ni rikuru ryo kubwa ba Mobutu kuki twe tutakubaka ishyaka rigakomera rikaba rikuru antiri rifasha ubutegetsi hanyuma rikazajya kwemerwa abantu banyu bakiriho
ndagushimiye reka noneho na Shinga asubize icyo gitekerezo dusoza. yakoze Rugamba rwose. Rugamba uzongera umugarure tuganire neza, twagize umwanya muto ariko tuzongera dufate umwanya tuganire, kuko njyewe nkunda deba, nkunda ko tuganira buri gihe, kuko igihugu kigifite ikibazo kitarakira, abantu bagomba kuganira bagahana ibitekerezo no barebera hamwe icyakorwa. Njyewe rero reka nabashimire, wenda tunarangiza, umuti w'ikibazo cy'igihugu ndetse n'ubwoko ubwo ari bwo bwose, ubu leta ibintu ntabwo ari bijya bintu twatekerezaga kera byo kwa Mobutu, siko isi tujyana n'isi n'imbaraga z'isi. Buriya abatekereza guhindura igihugu no gukuraho ubutegetsi ntabwo ari ibintu byo kuvuga gutyo uko wumva ushaka. Hari amapropaganda abantu bakoresha bagasebya leta, bakayituka, bakavuga ibyo bavuga, ariko upimye kuvuga ngo uhinduye ubutegetsi bigusaba imbaraga zikomeye cyane. Kiriya gihugu cya Kongo no kubwicamo ni ibintu bigoye. Hari abantu njya nkunda kubwira, bakunda kuvuga ngo perezida bakamutuka ngo Nyasafari ngo ahora mu ngendo, none se kugira ngo ingendo ze hajya mu busa. Ibi by'abakora, Kisegeti yageze ku butegetsi asanga igihugu cyarapfuye, cyagize ibibazo bikomeye, Kabila yarakigurishije, yagishize mu bintu bikomeye. So kucubaka, imagine ni ukuvuga ngo ino manda ya Kisegeti igiye kurangira akirima atekinika, akirima ibintu byaramucanze ntaramenya aho abiheza. Manda imurangiranye akirima ashaka kubaka. Ni ukuvuga ngo Kisegeti wenda agize indi manda ahabwa, nibwo yatangira ibitekerezo byagaruka neza kugira ngo akurikirane, ave mu bibazo bya politike, noneho yinjire mu bibazo by'abaturage, agenda areba ibibazo by'abaturage. Kuko ahantu namubonye ejo bundi, niba ari muri sinzanabonye, yari yasuye abaturage, yicaye aganira n'abaturage. yewe nta perezida urimo, ntawe bo wenda bazashyireho undi. I know, birumvikana ibyo masobanura. Ntabwo mvuga ko akomeye mu manga, nta mu perezida urimo. Nibarekera abato bayobore, barabyara abayobeye kabisa. Nibyo mpamvu mvuga Kongo dusoze ikiganiro. Kisegeti yahuye n'intambara, yageze ku butegetsi asanga igihugu gifite ibibazo bikomeye. Abo yasimbuye nibo bamushize mu mutego ukomeye. Ibyo byo wenda abantu babyumva gutandukanye. Nuzahaza nuzamusimbura nawe azahura n'intambara zikomeye. Kuyobora Kongo umuntu wese wajya ku butegetsi ashaka kuyobora Kongo uzagirirwa amahirwe akajya, bizamugora gutemura neza, kugira ngo atemure neza ateme igisambu, ahuke inzira, ashira igihugu ku murongo, bizamugora. Kubera ko Kongo ibihugu birayirwanya mu buryo bwose bushoboka kugira ngo yubakike. Ariko kubera Imana, abantu basenga Imana no kwizera Imana, hari igihe Imana izaduha umuyobozi mwiza, ariko azasange twe dukunze igihugu. Wenda erega ari igihe umuntu utemera perezida ariko ugakunda igihugu cyawe, ukagikunda, ntugisebye, ntukivuge nabi. Ariko twe tuvuga Kongo nabi ngaho dufite ikindi gihugu. Murakoze, so tuzakomeza ubutaha, ariko ndabashimiye. Murakoze cyane, ndabashimiye ku kiganiro cyiza tugiranye. Ndagira ngo rero abakurikiye BDF Monde namwe mbashimire, kandi nsaba abanyekongo bose kujya batekereza ku bintu bakora byafasha igihugu cyabo, kuko igihugu kigizwe n'abaturage. Wenda igihugu kizasigare gihangana n'abanzi b'amahanga, ariko twebwe ubwacu tugifasha mu kwiyubaka, tugifasha gutekereza neza, twe kukibera abagambanyi bw'inyungu z'ibihugu bikomeye cyangwa byoroheje. Ahubwo tujye tubanza, niba tunagiye no mu bintu, tujye tubijyamo tureba inyungu zacu se ziri hehe, igihugu gifitemo izihe nyungu, ku buryo ki Kongo izongera ikagira agaciro mu ruhando mpuzamahanga. Ndabashimiye Rugamba ku musanzu wawe utanze, ndetse na Shinga, Imana ibarinde.